twongere tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu turi mu biganiro bijyanye n'indwara z'umubiri ariko tukaba turi kuvuga ku bibyimba ubushize twavugaga ku bibyimba byo mu mara manini uyu munsi tugiye kuvuga ku bibyimba byo mu gifu igifu murabizi nicyo gikora akazi gakomeye mu biryo tumaze kurya ariko nanone hari igihe gihura n'ibibazo turi kumwe n'ubundi na muganga Ntirenganya Cyprien akaba agiye kudufasha kudusobanurira ku bibyimba byo mu gifu ibibyimba byo mu gifu byo biterwa n'iki akenshi usanga umuntu avuga ati ngewe igifu cyanjye bagiciyeho cyari gifite kanseri bacaho ngewe basanzemo ikibyimba biterwa n'iki murakoze cyane ibibyimba byo mu gifu akenshi byinshi aba ari kanseri iyo kanseri yo mu gifu rero nayo ntabwo ipfa kuza ngira ngo ubushize twaganiriye kuri kanseri z'amara ariko byenda kugirana isano gato niyo mu gifu kanseri y'igifu akenshi nayo ntabwo iza uwo munsi ngo uyu munsi nagize kanseri ni ibintu bitangira gahoro gahoro umuntu atangira kenshi aribwa mu kameme aha rwose mu nda munsi y'igicamakoma aho bita muri diaphragme aho bita mu kameme mbese muri rusange aho ngaho niho umuntu atangira kenshi aribwa cyangwa se umuntu agatangira yumva arya ibiryo ntibimanuke neza akumva akavuga ati ndumva ngugara singize ndigera bigatangira bityo ndetse bikagenda ugasanga umuntu ibyo ariye arabiruka ntibivamo habe namba ahubwo arabiruka ibyo byose ni ibimenyetso biza gahoro gahoro ariko ngire ngo tunabifatire hamwe twasubira inyuma tukareba ikibitera akenshi nimero ya mbere y'igitera kanseri y'igifu ni microbe bita Helicobacter pylori iyo microbe abantu bamaze kuyimenya Helicobacter pylori ni akabacteri ni akamikrobe gatoya agasimba gatoya ko muri ubu bwa bagiteri kaza kagatura mu gifu kakakibamo imyaka myinshi kakagenda gahindura uko igifu kimeze gahoro gahoro kagahindura uturemangingo tw'igifu gake 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 gahoro gahoro imyaka n'imyaka umuntu akazarwara kanseri y'igifu itewe n'ako kamikrobe kandi ako kamikrobe kandura nk'uko izindi mikrobe zandura nk'uko amibe zandura ibiryo byanduye isuku nkeya ibyo byose ariko ko umwihariko wako nuko iyo kaje uyu munsi ntabwo kavuga ngo karaguha ibimenyetso gashobora kuguha ibimenyetso bisanzwe by'umuntu urwaye igifu nk'uko tubizi cyangwa se kakituriramo nta kintu kikaguhereza noneho ukazagira kanseri y'igifu icyo ni icya mbere icya kabiri ni ibintu turya uko tubayeho buriya muri rusange twaranabibonye no muri kanseri z'amara uko tubayeho bishobora kudutera ibibazo cyane cyane bya biryo byo mu nganda nababwiraga nta mpamvu yo kubihorera mu gihe ufite nibuze uko warya ibiryo bisanzwe bya kimeza twita naturel ibyo mu murima dusanga ahantu henshi hatandukanye ikindi ni inzoga n'itabi ibyo byose ni ibintu bishobora kudutera kanseri z'igifu ubwo rero muri rusange nagira ngo abantu tuganire bumva impamvu ushobora kugira kanseri y'igifu icyayitera se wenda kuyirinda nabyo twaza kubigeraho abantu benshi bakunze kurwara igifu bati ni aside bagafata imiti ese iyo aside ishobora kuzavamo iyo kanseri cyangwa n'ibintu bibiri biba bitandukanye n'ubundi burwayi bw'igifu kugira ngo umuntu atumva yuko igihe arwaye igifu buri gihe ari kanseri nk'uko nabivuze igifu cyose ntabwo ari kanseri tugiye akenshi nabaza n'abandi usanga buri muntu hari igihe yari akavuga ati wenda numva narwaye mu gifu ntabwo igihe cyose aba ari kanseri
ariko niko bitangira n'uzarwara kanseri niko bitangira. Hanyuma ako ka microbe navuze akenshi gashobora nako gutuma uturemangingo dusanzwe tuvura aside y'igifu iyo aside iba nyinshi cyane, noneho ukagira aside nyinshi kandi nayo yaturutse kuri ka microbe, sibyo? Cyangwa se bitewe n'ibyo wariye n'ibyo turya. Tuvuge hari imiti imwe n'imwe iyo wayifashe ishobora gutuma habaho aside nyinshi mu gifu, cyane cyane imiti bita igabanya ububabare, za diclofenac, za ibuprofene, za iriya miti ntabwo ari myiza ku gifu. Ni nayo mpamvu niyo wayifashe ukaribwa ni ngombwa ko usura muganga ukamenya impamvu. Ese hari ikindi kibyihishe inyuma, hari ikindi cyatumye izo aside zizamuka, n'ibyo. Kuri ibi bibyimba byo mu gifu, ese nabyo bikunze kugaragara ku bantu bakuze guhera ku myaka 50 cyangwa n'abana bakiri bato babirwara? Navuga yuko kanseri y'igifu akenshi nayo iza uko umuntu agiye abaho mu myaka, ariko biyo ntabwo itegereza imyaka 50 gusa uko umuntu agenda abaho niko agenda agira ibyago, kuko tuzayibona hejuru cyane mu bantu barengeje iyo myaka, bafite imyaka 50 kuzamura. Ariko no mu batoya irimo mu batoya mu myaka 10 n'ingahe 20 30, biterwa n'igihe umaranye ka microbe nakubwiraga ka Helicobacter pylori. Ni aka microbe gashobora kuza igihe icyo ari cyo cyose mu buzima, ariko iyo gatuye mu gifu imyaka 10 irenga ushobora kuba wagira n'ibyo bibazo bya kanseri. Gusa ako ka microbe ntabwo ari icyo gatera gusa, hari ibindi bikibanziriza. Gashobora kubanza gutera ibisebe by'igifu, kagatera kubabuka kw'igifu, igifu kikababuka. Niyo mpamvu akenshi iyo dukora za endoscopie tureba mu gifu dufatamo echantillon kugira dupime muri za laboratoire baturebere niba nta hindagurika ry'imiterere y'igifu yari yabaho bitewe n'ibibazo runaka. Ako kamikorobe se kaba mu mwuka, ako kamikorobe kaba mu biryo turya, ako kamikorobe kinjiramo gake? Urakoze cyane. Ako kamikorobe ntabwo kaba mu mwuka duhumeka, ahubwo kaba mu byo turya, mu byo aho dukora n'intoki, ibyo unshuhuje ugafite utakarabye neza wakanyanduza nkoze ku munwa, ndi ibiryo bidasukuye neza, amasahani atasukuye neza. Ora ni nayo mpamvu muzabona nk'abantu bakora mu mahoteli hari igihe runaka kigera bakabapima indwara zitandukanye, nako ka microbe baragapima. None uri kuvuga ngo kukirinda hazamo n'isuku cyane. Cyane isuku, ibiribwa turya kenshi bidasaba gutekwa n'imbuto. Yego. Ndetse naho ibyo biribwa biri buze gutegurirwa amasahani. Ariko ni ukuvuga ngo karamutse kari mu bitekwa icyo gihe karapfa? Karamutse kari mu bitekwa icyo gihe kapfa. Birumvikana ko ntago karesista ku bushyuhe busanzwe abantu bakoresha bateka. Ubwo rero mise ntekereza nk'ababyeyi bakunze guha abana ibiryo, ayo macomplex, ibiryo usanga abana badakunda ibi biryo by'umwimerere byacu duhinga, bakunda cyane byaciye mu nganda. Ese ku bana bato barakomeza bavuga bati ku mwana mutoya nta kibazo, abagikura arakina, ntabwo ari nka wa muntu mukuru ubyicaza udakora siporo. Ese ku mwana mutoya nabo tubamenyereze kurya ibyo biryo by'umwimerere by'iwacu bihingwa? Cyane rwose kuko uwo mwana mutoya niwe ukarya ubu ngubu mu myaka 20 akaba yagize kanseri nkuko twayivuze. Niba kamize ubu ngubu kakagenda kagatura mu gifu cye, wa wundi witaga umwana akiri umwana azajya kuba ingimbi, azajya kuba umuntu mukuru agira ya kanseri kandi yarahinduye mu bwana. Nge rero n'ubundi biriya biryo byo mu nganda twagombye kubishyira ku mwanya wa nyuma mu byo dutoranyiriza, yaba ari twebwe ubwacu cyangwa abana. Reka tugaruke ku mivurire rero igihe basanze ari kanseri. Yoroshye kuvura kanseri yo mu gifu? Kanseri y'igifu iri imwe mu makanseri agorana cyane kuvura. Cyokora iyo tuyivumbuye hakiri kare nta kibazo, aho ngaho birashoboka. Kuyivumbura hakiri kare ni kwa kundi iba itararenga igifu ngo ijye mu zindi nyama.
ariko iyo dusanze yararenze rwose, haba ari hano haba ari ku isi muri rusange ahandi hose hashoboka, biba bigoranye kuyivura. Usanga n'ubundi ari gufatikanya kuremarema, ariko icyizere cyo gukira cyayo kiba kiri hafi ya ntacyo. Ariko iyo ifatiranywe hakiri kare, ibyo byose nta kibazo, iravurwa igakira. Hari abo bavuga bati igifu barakigabanyije, ubu barya dukeya kubera bakigabanyije. Si kugabanya igifu byo ntibigira ingaruka? Kugabanya igifu ubwacyo byagira ingaruka, ariko bakurinze nibura kurwara kanseri. Kubera iki? Buri gice cy'igifu kiba gifite umumaro. Niyo mpamvu iyo bakugabanyije igifu, uba ugomba kujya kureba muganga akagukurikirana, akareba niba ntabyo ukeneye bindi umuntu yakongerera, amavitamine n'ame. Ibyo byose nyine yes, uba warakize kanseri, ariko ubwo noneho uba ukeneye ko muganga agukurikirana kugira ngo ukomeze ubeho neza. Ariko icyo nabamaraho impungenge, igifu bagikata, agace gatoya gashobotse gasigaye kagenda kaguka gahoro gahoro uko imyaka igenda. Gusa ni byiza yuko ugira suivi cyangwa ukagira gahunda na muganga ugukurikirana, ku buryo agenda areba niba nta ngaruka runaka wari wagira, niba nta vitamine ukeneye zo kukongerera, niba nta zindi ngaruka mu mubiri, ugacekinga amaraso, ugacekinga ibyo ari byo byose bishoboka kugira ngo umubiri ukomeze umererwe neza. Tugana ku musozo, hari igihe umuntu amuvura iyo kanseri ariko ugasanga barakubwiye ngo yaragarutse nanone, biba byatewe n'iki? Biba byaratewe wenda n'uburangare bw'umurwayi baba barabikoreye, kuko kugira ngo bajye kukubaga ni uko babona ko yakira kubera yuko bakubaze. Naho iyo babona ko itakira kubera yuko bakubaze, babikubwira hakiri kare, wenda kugira ngo bakubage ujye ushobora kurya, cyangwa se bakakubwira bati ugomba gukoresha kubahiriza gahunda runaka, ugomba kujya igihe iki n'iki, tukakurebera. Iyo bakuvuye baguha gahunda y'ukuntu bazagukurikirana. Niyo mpamvu nk'umurwayi afite inshingano zo kubahiriza amabwiriza muganga muhaye kugira ngo amubungabunge neza, kuko izo ngaruka z'uko yagaruka ziba zihari. Ubwo tugana ku musozo rero, nagira ngo mugire inama abanyarwanda, guhera ku mwana mutoya, hakorwa iki kugira ngo dukumire kanseri yo mu gifu? Icya mbere ni imirire myiza. Imirire myiza kandi nk'uko twayibonye, ni ya mirire izira ibiryo by'inganda. Aho bishoboka tukabishyira ku ruhande, aho bidashoboka ntidukabye, tukimakaza ibiryo kimeza. Ibiryo kimeza ndimo kuvuga ibiryo twatetse, twahinze mu mirima, ibiryo bigifite bikiri fresh, donc bikiva mu murima, ibiryo bitabitse igihe kirekire, mbese kugira ngo umubiri ubone ibiryo byiza bihoraho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukwirinda itabi, ni ukwirinda inzoga, kugira ngo umubiri utabona ibiwubangamira cyangwa igifu kitabona ibiwubangamira ku buryo buhoraho. Nagira ngo nanongeraho yuko hari abantu benshi babifata nabi, ngo kurya urusenda, kurya ibirungo ngo ni ibibazo. Oya, ibibazo iyo igifu cyatangiye kugira ikibazo, kuko wenda niba igifu kibagutse ugashyiramo urusenda, icyo gihe urababara. Ariko iyo igifu cyawe kimeze neza, kurya urusenda nta kintu bizaguteraho nka kanseri. Ibyo twavuga, kunywa inzoga ku buryo umubiri utabangamirwa, kunywa gakeya byaba byiza ukabyihorera. Kunywa itabi, ibyo byo ni ukubyihorera. Noneho no kugabanya bya biryo byo mu nganda. Ikindi ni ukwihutira kumenya niba ufite akamikorobe k'igifu, cyane cyane mu gihe wumva ugira ibibazo by'igifu rimwe na rimwe, ukumva uraribwa, ubundi ukumva ibiryo ntibijyamanutse neza, ubundi ukumva
umuntu uratumba ku buryo budasobanutse. Ibyo byose ni ibintu byagombye kujyana kwa muganga. Muganga nawe azamenya icyo agusabira, kandi igihe azagusabira ndibwira ko hazaba harimo no kureba niba ufite kamikorobe k'igifu. Kamikorobe k'igifu niko kambere nababwiye gashobora kugira. Ikindi ngire ngo nari kubibutsa nuko kanseri y'igifu mu Rwanda ku bagabo iza ku mwanya wa 2 muri kanseri zose. Ubwo rero tugomba kwitonda. Mu bagore ikaza ku mwanya wa 3. No kuvuga ngo ni kanseri itwugarije, kandi akenshi ibyo twababwiye bibitera birumvikana. Ikindi ni babandi bo mu muryango karande twavuze. Iyo ufite umuntu warwaye kanseri y'igifu mu muryango, abagukomokaho abo muvukana bakagombye kujya kureba muganga, bagakorana gahunda, bakareba niba ari ngombwa, niba abakorera ibizamini runaka, yabakorera endoscopy, yabashakishije za Helicobacter pylori, ariko bikamenyekana yuko mwembwe abasigaye mumeze neza, noneho hakabaho no kubakurikirana. Ubwo abantu bakajya bisuzumisha nka kangahe mu mwaka kugira ngo akomeze kugenda akurikirana ubuzima bwe? Biterwa nyine n'igihari. Niba ari mu muryango wanyu, muganga yakurebera ubu ngubu akabona nta kibazo wari wagira ubu ngubu, ashobora kubwira ati uzagaruke wenda mu myaka 3-5 twongere turebe. Ariko niba ufite akamikorobe ka Helicobacter pylori, karavurwa kagakira, gafite imiti yako ivurwa kagakira. Ariko kubera yuko ari akamikorobe gakunda kugira resistance, gakunda kutumva imiti cyane, iyo umaze kuvurwa ubundi muganga aguha gahunda yo kuzaza gukoresha control, akareba niba kakirimo cyangwa katakirimo, ukamenya neza ko karangiye, ugatuza. Ubwo wenda wazongera kuribwa kuko ari akantu tubana nako ushobora gukandura igihe cyari cyose kongera gukandura. Ikindi iyo tugasanze mu muryango, tugomba kureba niba nta wundi muntu ugafite mu uwo muryango, kuko biba byoroshye ko yakanduza abandi bari kumwe. Biba byoroshye ko yakanduza abandi bari kumwe, biba byoroshye ko uwo tuvuye agakira yazongera akanduzwa n'undi ugafite muri famiye. Icyo gihe rero ni byiza kumenya ko umuryango, cyane cyane wenda nk'abanyakigali cyangwa abandi batunze abakozi mu rugo, buriya hari igihe twibagirwa yuko ari abantu bo mu muryango, kandi si byo. Nabo bagomba gupimwa kuko ni nabo bategura ayo mafunguro, ukamenya niba nabo bameze neza. Kuko niba bakarwaye, wowe boss tukaza tukakuvura kagakira, boss cyangwa nyirabuja, icyo gihe wowe wibwira ko wakize, ariko wa mukozi azajya akomeza akaguhereze buri munsi. Icyo gihe rero nawe ni tutamuvura, nutamenya niba karwaye, uzajya ukomeza urware. Arakoze cyane Dr. Ntirenganya Cyprien, akaba yadusobanuriraga ku bibyimba cyangwa se kanseri yo mu gifu, ariko anatubwira nyine mikorobe iyitera, ariko ko dushobora kuyirinda cyangwa se kwisuzumisha kenshi kugira ngo tumenye uko duhagaze, cyane igihe wagaragaje ibimenyetso bara mu gifu ukagana muganga. Kuko akenshi abantu bakunze no kwivura, ugasanga umuntu agiye muri farumasi kubera imiti amenyereye aranyweye, kandi hagati aho uburwayi bukagenda bukura, ugasanga ugiye kwivuza nta kintu bagishoboye kukumarira. Nyamuneka ivuze kare kandi wivuze neza, bizatuma uca ukubiri n'indwara ya kanseri. Turamushimiye cyane.